Muri iki kiganiro ndakubwira uburyo ushobora kwifashisha amavuta ugata ibiro kandi ku buryo bwiza. Abahanga banavuga yuko ubwo buryo umuntu ashobora kubwifashisha afite ikibazo cya prediabete, akabasha kugabanya ingano y'isukari iri mu mubiri we, akava muri prediabete akajya muri normal. Ibi ngibi ariko ndabikubwira, ariko mbere yo kubikora ugomba kubanza ukabaza muganga. Ikaze. Akenshi iyo umuntu avuze ko ashaka guta ibiro, inama abantu bahita bamugira ni ukumbwira ngo va ku mavuta. Va ku mavuta n'ubundi niyo nyirabayazana y'uwo mubyibuho ufite ry'umutogoso, ikibazo kizahita gikemuka. Ariko twabonye yuko atari wo muti, kuko uburyo bwiza bwo gutakaza ibiro kandi ntibigaruke ni ukuboneza imirire. Umuntu akarya indyo yuzuye ijyanye n'ibiro afite, n'uburebure afite, n'imyaka afite, n'ikigero agezemo, ku buryo umubiri ubona ibyo ukeneye ariko nturenze. Noneho ntuzigame ngo bivemo wa mubyibuho. Ikindi twabonye yuko umuntu agomba no gukora imyitozo akanyeganyeza umubiri, bikagufasha guta ibiro. Ariko muribuka yuko nababwiye yuko ibintu bijyanye n'imirire ni siyanse irimo ibintu byinshi cyane bitandukanye, imeze nk'iyobokamana, harimo imyemerere igiye itandukanye, abahanga batandukanye badahuriraho. Harimo bamwe bavuga yuko amasukari ariyo atuma umubiri ukora ibinure, umuntu akagira umubyibuho. Harimo bavuga yuko ibinure byinshi cyangwa se ibinure ari byo nyirabayazana y'ikibazo. Harimo bavuga yuko kurya ibyo kurya bikomoka ku matungo ari byo nyirabayazana. Mbese harimo ibintu byinshi bitandukanye. Njyewe rero nakwemereye yuko kuri iyi channel nzajya nkugezaho amakuru atandukanye, noneho wowe amakuru nguhaye ukayakoresha icyo ushaka, cyane ko nkora mbikubwira ntago ngenda umuganga, ntago ndi umujyanama w'ubuzima, ntago ndi impuguke mu mirire. Ndi umuntu ugira amatsiko cyane, mfite n'ikibazo cy'umubyibuho. Ubwo rero nshaka amakuru cyane afite aho ahuriye no guta ibiro ku buryo burambye. Ibyo rero nasomye, ibyo numvishe, nibyo ngusangiza hano kuri iyi channel, noneho nawe ugafatamo ibyo wumvise ukajya kubaza muganga. Niba wumva ibyo nakubwiye byagukoze ku mutima, ukajya kubaza muganga ukamubwira uti hari ibintu numvishe ibi n'ibi nashaka kubikora, ese bijyanye n'ubuzima bwanjye. Muganga niwe ukwemerera gukora ibyo wumvishe hano. Uyu munsi rero mwabyumvishe tugiye kuganira ku bijyanye n'amavuta. Amavuta ni kimwe mu bigize ibitunga umubiri. Ibitunga umubiri babigabanya mu bice bibiri binini, bimwe babyita les macronutriments, ibindi bakabyita micronutriments. Ubwo rero muri macronutriments harimo ibinyesukari, ibyubaka umubiri ndetse n'amavuta. Muri micronutriments niho haza imyunyungugu n'amavitamine n'ibindi. Twamaze gukora ikiganiro ku zindi macronutriments, no kuvuga ku binyamasukari. Niba ikiganiro utarakibonye ndagushyirira link ahantu runaka ku buryo ikiganiro wakireba bikoroheye. Twamaze no gukora n'ikiganiro ku bijyanye n'ibyubaka umubiri, nacyo ndaza gushyira link hano kugira ngo ubashe kukibona, niba wenda hari amakuru yagucitse ubashe kuyumva. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bijyanye n'amavuta nka kimwe mu bintu bitatu by'ingenzi bigize ifunguro umubiri wacu ukeneye. Amavuta nk'imwe muri macronutriments eshatu zigize amafunguro dukwiye gufata ku munsi. Abahanga bavuga yuko umuntu akwiye gufata byibura 30% y'amakalori ku munsi akomotse ku mavuta. Ni ukuvuga yuko ibyo wariye byose hagomba kuba harimo amavuta, birumvikana. Bavuga kandi ko umuntu kugira ngo amenye ikigero cy'amavuta akwiye gufata, ni ugufata igarama rimwe kuri buri kilo cy'umubiri wawe. Nimba ufite ibiro 90 ugakuba na rimwe, ubwo ugomba kurya amagarama 90 y'amavuta ku munsi. Amavuta ari mu byiciro bitandukanye. Hari amavuta ayangaya dutekesha, amavuta yo guteka aba ari amavuta 100%. Ariko hari n'ibindi byo kurya byinshi bitandukanye birimo amavuta, amavoka, amagi, ubunyobwa, amafi, inyama, ni ibyo kurya byinshi bigiye birimo amavuta. Ibyo byose rero bigahurira hamwe bikaza kubyara rya garama rimwe ry'amavuta ku kilo kimwe cyawe ku munsi. Ugomba kubyitwararika, kuko iyo bitameze gutyo mu buryo bw'igihe kirekire bishobora kuzateza
ibyago mu mubiri wawe, kuko nkuko twabivuze amavuta umubiri urayakeneye kugira ngo ubashe gukora neza, urayakeneye kugira ngo imisemburo amahormone abashe gukora nkuko bikwiye, urayakeneye kugira ngo ubwonko bukore, kuko ubwonko buriya bugizwe ahanini n'amavuta. Ikindi amavuta nkuko namaze kubivuga akungahaye kuri kalori nyine ni amashanyarazi umubiri ukoresha, kuri za energy umubiri ukoresha. Nubwo wenda mu bantu bashaka kugabanya ibiro tuba twitwararika tukavuga ngo dukoresha amakalori makeya, ariko n'ubundi ayo makalori make n'ubundi agomba kuba ari amakalori. Ubwo rero ushobora kubona imbaraga zihuse zivuye mu mavuta zikubye kabiri karenga ugereranyije imbaraga ziva mu bikomoka ku matungo cyangwa se mu binyesukari. Ariko nyine kubera yuko amavuta akungahaye cyane kuri izo kalori, niyo mpamvu dukwiye kuyafata mu rugero rwiza kugira ngo tutaza kurenza igipimo. Kuko nkuko tubizi neza, kugira ngo umuntu abashe guta ibiro ibanga ni rya rindi, imbaraga winjiza mu mafunguro zigomba kuba ari nkeya ugereranyije n'imbaraga ukoresha kugira ngo umubiri wawe ukore uwo munsi. Niyo mpamvu twongeraho n'udusiporo tukananyeganyega kugira ngo tuzamure umubare w'amakalori umubiri wacu ukoresha, kugira ngo bize guhura noneho umubiri utangire utakaze bya binure wazigamye mu mafunguro twagiye dufata arenza y'umubiri wari ukeneye. Amavuta nayo maze kuvuga yuko ushobora kuyakora mu bintu byinshi bitandukanye, ariko ibyiza nuko wareba amavuta afite imiterere yegereye uko Imana yayaremye, kuko uko bigenda bica mu ruganda, uko bigenda bihindurwa ukundi, niko bigora umubiri kugogora, niko hazamo n'utundi tuntu dushobora kubangamira imikorere myiza y'umubiri. Akenshi amavuta dukunze gukoresha, iyo bavuze amavuta akenshi umuntu ahita avuga ati amavuta ya elayo. Amavuta ya elayo mu by'ukuri ni amavuta meza cyane, ariko kimwe n'ubuki dukwiye kwitondera kubera impamvu ngiye kukubwira. Nibaza kukubwira ko amavuta ya elayo rero ukwiye kwitondera, kubera yuko usibye kuba ari amavuta meza ariko n'ubundi ni amavuta, kandi uribuka yuko namaze kubwira yuko amavuta afite kalori ziri hejuru cyane, bivuga ngo umuntu agomba kuyakoresha mu rugero. Hari abavandimwe bajya bakubwira bati rwose ngewe cy'amavuta naragikemuye nkoresha amavuta ya elayo, ukumva aravuga ati n'ifiriti nyitekesha amavuta ya elayo. Kibazo, kuko n'ubundi ubwo ya makalori uba wayafasha ari menshi, wakoresha amavuta menshi, nubwo ari amavuta meza wafasha ari menshi. Ikindi batubwira yuko amavuta ya elayo aba meza cyane kuyafata adatetse cyangwa se adakaranze, niba ariko navuga. Niyo wayakaranga ariko ntuyageze ku bushyuhe bwo hejuru cyane, kuko ntabwo biba ari byiza. Ubwo rero niba urya ifiriti ya elayo ndagusuhuje uryoherwe, ariko ntugire ngo bihita bigira ntagatifu, bihita bigira nziza kubera yuko washyizemo amavuta ya elayo ukayikoramo ifiriti. Oya, ahubwo ushobora gukoresha ubundi buryo bwo gukoresha amavuta makeya ugakora ifiriti mu ifuru cyangwa se mu tundi dukoresho twabugenewe dukore ibintu bifiritije dukoresheje umwuka tuzwi ku izina rya air fryer. Wenda tuzabivuga mu bindi biganiro byo guteka nyirizina. Ahangaha twari turimo kurebera hamwe ibijyanye n'ibigize amafunguro, twari tugeze ku mavuta, nari kubwira amavuta ya elayo. Amavuta ya elayo ikindi kintu gituma ugomba kuyitondera ni uko ari amavuta ahenze cyane kuyabona, ku buryo hari abamamyi bafata ibindi bintu bakabyitirira amavuta ya elayo, cyangwa se bagafata ibideshe bakakuzanira bakubwira ngo ni amavuta ya elayo. Ni ukuvuga ngo wenda aho bakorera amavuta bamaze kuyakora, ibyasigaye nabyo ibyo bikatsikasi nabyo barongera bagakuramo andi mavuta. Ayo ngayo akaba ariyo bakuzanira, wowe ukayagura uvuga ngo nguze umuti rwose ibintu birakomeye, kuko hari n'imiti myinshi bashyira mu mavuta ya elayo, kandi ahubwo ibyo uguze birutwa nuko bari kwikoreshereza amavuta yandi asanzwe. Ubwo rero twitondera amavuta ya elayo, nubwo ari meza ariko ntabwo tugomba kuyafata ngo tuyagotomere. Tukivuga ku mavuta rero, nari maze kubwira ko amavuta ushobora kuyakura mu byo kurya bitandukanye, mu magi, mu nyama, mu binyobwa n'ibindi. Iyo ubifashe gutyo biba ari byiza kubera yuko ubifashe mu buryo buri naturel, nkuko nababwiye yuko mu gufata amafunguro dukwiye kwitondera cyangwa se dukwiye kwihatira kurya ibyo kurya byegereye uko Imana yabiremye gusumba ibyo kurya biciye mu nganda. Ariko rimwe na rimwe hari igihe bigorana, umuntu akaba adashobora kubona ibisa neza nkuko Imana yabiremye, bikaba ngombwa ko umuntu yifashisha ibyo mu nganda. Niho rero nyine umuntu akwiye kwitwararika cyane cyane nko ku mavuta turimo kuvuga, umuntu akagerageza gukoresha
amavuta makeya kugira ngo umubiri ubone ayo ukeneye, ariko aho bishoboka tugakoresha yayandi afite karite nziza nk'amavuta yera yo nari maze kuvuga. Amavuta menshi dukoresha mu gikoni tugomba kuyitondera, kubera yuko uburyo bakoresha mu ruganda kugira ngo bayabone bushobora guteza ibibazo bitandukanye by'ama-inflammation umubiri wacu. Uburyo bwitwa hydrogenisation, abahanga batubwira yuko atari uburyo bwiza bwo gukora amavuta, ariko amavuta menshi turya nibwo buryo aba yakozwemo, kandi biba byanditseho, amakuru baba bayaduhaye, ahubwo ntabwo tuba twabisomye ngo tubikurikirane. Dukwiye rero kubyitondera kugira ngo tudashyira ubuzima bwacu mu kaga, tuzi yuko turimo gushaka ya mavuta nari maze kubwira umubiri wacu ukeneye. Aho bishoboka umuntu ashoboye kwibonera amavuta yakozwe mu buryo buri naturel, byaba ari byiza cyane, nk'abantu bashobora kwibonera nk'ibihwagari bakayikorera bisanzwe babyejeje, nubwo bafite ka gahumuro, ariko ayo ngayo niyo yaba ari meza gusumba aya ngaya tugura baba bacishije mu nganda ku buryo udashobora no kumvamo n'impumuro na nkeya. Nawe ibaze kugira ngo bive kuri ya mpumuro tuzi y'ibihwagari yumvikana, bigere ku mavuta adafite impumuro na nkeya. Urumva ko hari ibintu byinshi baba bayakoreye, kandi byose ntabwo ariko biba ari byiza ku mubiri wacu. Reka rero tuvuge kuri keto cyangwa se regime cetogene. Ubu ni uburyo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ate ibiro cyangwa se ahangane n'indwara zitandukanye, cyane cyane izirimo prediabete, kubera yuko byagaragaye ko umuntu ayikoze ikigero cy'isukari yari mu mubiri kimanuka akajya no muri normal. Nkibutsa yuko mbere yo gukora iyi regime ukwiye kubanza kuvugana na muganga kukurebera niba nta kibazo ishobora kuguteza. Ubu ngiye kubikubwira muri make ukuntu ikora. 70% y'amakalori umuntu afata ku munsi igomba kuba iturutse mu mavuta, noneho ugafata n'ibyubaka umubiri bikeya, hanyuma ugafata n'imboga nke cyane. Hari na verisiyo yayo itagira imboga na nke, aho umuntu arya amavuta hanyuma akarya n'inyama gusa, ntagire ikindi kintu arya. Ubu buryo buri efficace ku bijyanye no guta ibiro ku kigero cyihuse cyane, yewe ni nayo regime nabonye umuntu ashobora gukora inda ikagenda, kuko akenshi abagore cyane cyane dukunze kuvuga tuti imana y'inda izava hite n'iki kandi iyi regime niyo regime nabonye umuntu ashobora gukora inda ikavaho koko, kuko umuzindi regime akenshi umuntu arananuka agatakaza hose inda, ariko iyo ufite inda mu nda hanini n'undi harakomeza hakaba hanini. Ariko iyi regime ya keto yo inda rwose iragenda. Uburyo bwo kuyikora rero bisaba yuko ariko uyikora nyine ku buryo buhoraho. Niba wumva ushobora kubaho utarya imbuto, niba wumva ushobora kubaho utarya ibitera imbaraga, ushobora kuyikora. Hari umuntu uvuga ngo rwose nkurikije uburemere bw'ikibazo mfite, niyo ayo mafunguro yandi nayareka ariko nkabaho nabikora. Ubwo rero ni mpamvu ngiye guha amakuru kugira ngo ubikore niba wumva ubishaka, ariko mbere yo kubikora ukabanza ukabaza muganga wemewe na leta. Muri uko gufata rero ayo mavuta, bakoresha amavuta meza, ntabwo bakoresha ya mavuta navuze ari hydrogenise, ntabwo aba yemewe. Ni ugukoresha amavuta ari naturel. Akenshi bakoresha urugimbu rw'inyama zitandukanye, cyangwa se bagakoresha amavuta y'inka, cyangwa se bagakoresha bata, ikimuri cyangwa se bata, cyangwa n'andi mavuta agiye atandukanye ariko akomoka ku matungo. Ikindi bifashisha n'amavuta ya erayo n'amavuta ya avoka, ariko ayo ngayo nayo ntabwo yafata ku kigero cyo hejuru. Ahanini bibanda cyane cyane ku rugimbu rw'inyama. Iyo regime ubundi haba hari urutonde rw'ibyo kurya wemerewe gufata uko ushaka. Hari n'urutonde rw'ibyo kurya ushobora gufata gake, hari n'urutonde rw'ibyo kurya udakwiye no gutekerezaho. Ubu niba wumva uri interese kuri iyi regime wambwira nkazabikoraho ikiganiro cyihariye, nkavuga muri detail noneho ukuntu bigenda. Abantu bakora iyi regime kugira ngo wumve urugero rw'amavuta nyine bashobora gukoresha cyangwa se bafata, ashobora gufata amavuta ya bata akayarya nk'uko urya ibindi bihugu ry'umuneke. Ariko kandi iyo ushaka guta ibiro wibuke yuko ugomba kureba amakalori yawe ntuyarenze, kandi ntabwo yuko amavuta afite kalori nyinshi, ntabwo arya amavuta menshi cyane ugereranyije n'amakalori akeneye ku munsi. Tutagira ngo wenda arya nk'amakarita 2 y'amavuta, sibyo ko bitanashoboka kubera yuko murabizi ko amavuta asemana.
muri uko gufata amavuta bayashyira no mu cyayi, mu ikawa. Hari ikawa yitwa bulletproof coffee, bafata ikawa bagashyiramo bata cyangwa se bagashyiramo ikimuri. Ushobora gukoresha bata cyangwa bakoresha ikimuri, barangiza bakabivanga bakanywa. Cyangwa se no mu gutegura amafunguro rwa rugimbu rwose rukaba ruhari. Iyo regime iyo uyikoze rwose urashonga, icyo bita gushonga, kubera yuko urya nyine ayo mavuta gusa, uba wumva uhaze kubera yuko amavuta arasema. Ikindi nkuko nabikubwiye urumuka. Ushobora kwibaza ngo mbese ubwo iyo bimeze gutyo umubiri ukoresha iki, ko tuzi yuko umubiri ubundi ukoreshwa n'isukari. Umubiri ufite ubushobozi bwo gukoresha isukari, ariko ufite n'ubushobozi bwo gukoresha ubundi buryo kugira ngo ubashe kubona imbaraga. Icyo gihe rero uri gukora iyo regime ya keto, nibwo umubiri wawe ukoresha ubwo bundi buryo bwo gukoresha izo amavuta ari mu mubiri wawe ndetse nayo winjije, akawuvunjamo imbaraga. Uri mu byo bita etat de cetose, noneho umubiri wawe ugakoresha ayo mavuta ukayakoreramo imbaraga. Izo mbaraga akaba arizo ziwukoresha. Ntabwo ugira isereri nk'umuntu utariye, ahubwo iyo ugitangira kuyikora, kubera yuko umubiri uri guhindura system ukoresha, ubundi ukoresha isukari, none uri guhindura system ugiye gukoresha amavuta. Akenshi mu byumweru bya mbere ugira icyo bita keto flu, aho umutwe urakurya, ukagira impumuro itari nziza mu kanwa. Urabona iyo umuntu atariye umunsi wose kwa kuna bari guhumura mu kanwa, nawe niko umeze. Ibyo byose ugomba kubyitegura nyine igihe wiyemeje gukora iyi regime. Ikindi, iyo uyiretse ugasubira kurya ibyo usanzwe urya, ibyabiro byose watakaje urabigarura. Ubwo rero niba wumva uri interese n'iyi regime, ushobora kunyandikira muri comment, nkazagukorera ikiganiro kiri detaye, nkakubwira ukuntu byaba bimeze, nkakwereka mu by'ukuri ukuntu umuntu ashobora kuyikora. Ariko nkakwibutsa ko ugomba kubanza ukabaza muganga mbere yo kuyikora. Gusa nakubwira nk'umuntu wigeze kuyigerageza ko ari regime ukora ugatakaza nko mu munota, kandi n'indi ikavaho. Ariko ikibazo ni ukuyikomeza. Njyewe rero ndi muri ba bantu bakunda ibintu biryohereye, byageze aho ndavuga nti nibyo nsa neza, ariko nkumbuye imbuto. Nkunda imbuto cyane, mba ndazikumbuye kandi ntabwo zemewe. Ubwo nyine mba ndabyishe, ibiro byanjye birongera biragaruka. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo uburyo bwiza bwo guta ibiro ni ukurya imirire iboneye, ukarya ibyo kurya binyuranye mu rugero rwagenwe. Ariko ntabwo byakubuza guhitamo, ntabwo nabura kuguha amakuru ngo ni uko byananiye. Iyi regime rero niyo nakubwiraga, iyo umuntu ashobora gukoresha amavuta 70% y'amakalori winjije yavuye mu mavuta, ugatakaza ibiro mu kanya nk'ako guhumbya, kandi udafite isereri, atavuga ngo wicishije inzara. Ariko nyine nawe urabyumva ukuntu ibintu biba bimeze. Urya gusa amavuta n'ibikomoka ku matungo n'imboga nke cyane, cyangwa se ukazireka. Ntabwo biba byoroshye. Turimo kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi twaganiye kuri macronutriment, imwe muri 3 zigize amafunguro yacu, amavuta. Twabonye yuko amavuta ari ingenzi cyane, mu mubiri urayakeneye kugira ngo imisemburo ikore, kugira ngo ubwonko bukore neza, kugira ngo ibintu byose bigende neza mu mubiri wacu. Hari n'amavitamine rwose umubiri namba na buhoro udashobora kwinjiza mu mubiri mu gihe ayo mafunguro atarimo amavuta. Ariko kandi ikindi twabonye ko amavuta afite kalori ziri hejuru, kuko igarama rimwe ry'amavuta ripima kalori 9, mu gihe igarama rimwe ry'isukari cyangwa se igarama rimwe ry'ibitera imbaraga ry'ibyubaka umubiri ryo ripima kalori 4. Urumva ko yikubye kabiri kurenzaho. Ikindi twabonye yuko amavuta byaba byiza umuntu afashe amavuta ari naturel, atari hydrogenize, kubera yuko amavuta ari hydrogenize ashobora gutera umubiri ibibazo by'ama inflammation. Ikindi kintu twabonye nuko amavuta ya Elayo, nubwo ari amavuta abantu bose bakomeza kutubwira yuko ari meza, ni na meza, ariko dukwiye kwitondera kubera yuko harimo umutego nko mu buki. Ushobora kuyafata ari menshi, za kalori zikazamuka, ibyinjira bikaruta ibisohoka, ukabyibuha. Ushobora kuyafata kubera yuko bakubwiye yuko ari meza, ariko wenda yo waguze atari yo ya nyayo, ugasanga ibyiza wari yakurikiyemo ntubibonye. Ikindi twabonye yuko abahanga bavuga yuko ibyiza atari kuyashyushya cyane, kubera yuko ibyinshi mu biyagize urimo kubyica, urimo kuyazambya kandi yaguhenze. Ikindi twabonye imwe muri regime abantu bakoresha barya amavuta
kandi bagatakaza ibiro yitwa keto. Nakubwiye yuko mu gihe abahanga batubwiye ko umuntu akwiye gufata byibura 30% y'amakalori avuye mu mavuta, muri keto ho bafata 70% y'amakalori avuye mu mavuta, aho amafunguro yabo abagizwe ahanini n'amavuta ndetse hariho n'agaproteine gakeya, imboga zo ari hafi ya ntazo. Ndagushimiye ko twabanye, ariko tutaratandukana nagira ngo usabe niba hari ikintu wifuza ariko twazaganira muri iki kiganiro ukitwandikire muri comment. Nanagusabaga niba utarakora subscribe, ukore subscribe kugira ngo channel yacu ikure. Niba wakunze ibyo twaganiriye kandi ukande like, unasangize bagenzi bawe nabo bamenya aya makuru. Mugire ibihe byiza.